Hello. Buri kuvuga ngo ari igihe usanga nyine ukagera mu rugo ugasanga umumama asa neza abana ntibasa neza bamwe gusa neza sibyo ariko ugasanga abana bacupiye ivumbi ryabishe ngo rero vraiment nkuko nari ndi kubivuga no gukomeza kuguhitamo nzakomeza nguhitemo kandi nabo hisemo. Thank you. Mu kiganiro cya mbere nabwiye abantu ndababwira ngo ahantu heza ho kuba ni mu rugo. Utari mu rugo ntabwo wabona akantu nk'aka. Ubona kara mugani bimeze nk'amavuta y'amaminino. Yandi yamenetse ku bwanwa bwa Roni. Sibyo? Okay, gereka nkubwire rero. Thank you rero. You are welcome. Guys, ndishimye. Kuraka ka champagne shiri wanje yanteguriye. So, ndishimye madamu yanejeje kandi ntago ari bwa nyuma hora nezeza, sibyo? Ndishimye cyane. Turabasuhuje mwese abanyarwanda mudukurikiye abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda amahoro y'Imana bane namwe. This is the Anastase family together in love and faith. Uyu mugoroba rero murabona ko sa nkaho nda ahantu hari romantique. Nifuje kuganira n'umugabo wanjye ariko ntabwo abizi. Murabona ko ndi gutegura ahantu nshaka kutuganirira. Nagerageje kuzana nyine uturabo. Murabona ko ndi kuhategura noneho ngiye uyu munsi naruhutse. Bimeze neza rero tumaze iminsi turi stress nifuje ko umugoroba twaza kuganira. Ngiye gutegura setting kamera neza ndebe ko birimo. Hanyuma nibwo ari kuva ku kazi ndashaka guhita mufatirana ariko ndabizi ko biri buze kumuhura mu mutwe. Noneho namwe muze tubane. Ndagerageza gutegura agashampanye tuze kugasangira tunaruhura no mu mutwe tuganira. Ndebe ko kamera irimo neza hanyuma muhamagare. Ndabona biri buze kuba bimeze neza. Okay. Ko bitangiye gupfa se. Mana yanjye. Ntabwo abizi ko nateguye gutya. Ndabizi ko araza kuba ari agasiripurize. Ngiye kumuhamagara aze tuganire. Tubane muri iki kiganiro. Inyigisho irimo nta yindi. Hari igihe abantu twihugiraho ukabyuka mu gitondo ukajya mu kazi ugataha unaniwe ukaryama. Mu gitondo nuko ku wa mbere kugeza ku cyumweru ugasanga neza wabuze n'umwanya wo kuganira n'umupartenere wawe. Rero ikintu wakuramo hano nuko rimwe na rimwe umuntu aba agomba kwijijisha akaganira n'umuntu we kugira ngo mwongere mwumve ibintu kimwe. Nimba hari aho watandukiriye musaba n'imbabazi mukomeze nyine donc ubuzima buguma buryoshye iyo mubona akanya ko kuganira. Ngiye kumuhamagara rero aze tuganire. Ndizera ndimo neza kamera nayo ntize kuntenguha. Okay. Gutya kabisa. Meze neza. Chérie? Carmen. Uracyahuze se? Ndacyahuze. Waje se hano ko ngushaka? Ndaje. Numva rero bwarakiva ku kazi. Meze bite se? Sawa. Ndabona wateguye. Icara nyine tuganiriza abakunzi bacu. Ndabona ritoroshye. Ni sawa. Biragutunguye? Ndabona tunguto ntare ntumenyereye. Tarutumenyereye. Ibeshya. Dore nabyo birimo birantenguha. Birimo kugwa. Akase. Nako ngako nyine. Wahebye. Naheba. Abari kuyera. Kanze ahubwo nkuzanira aka microphone.
utaza kunshukasha ugasanga ibintu turi gufata ntabwo biri kujyamo. wayakuye hano nayakuye se mbabarire wimbaza byinshi ngo rero bantunguye cyane. bazana nambere Surprise ko numva ari surprise ko mbona ari hatari ni danje pe natari gute champagne cyakora ibintu ntuzabya proding kubera iki ebana nzabya proding eza n'umukeka n'iki cyane rwose. arisho ngiye kwikura mu kiganiro rero umuntu wa mbere ukwiye mu kiganiro cya mbere ndakubujije ko nuba afite amashyushyu si yo gufungura champagne ufite isoni numva nazigize uretse gufungura champagne ndetse akadushobora tutanyicira ikiganiro wiriwe ute shameze neza wumva umeze neza ku kazi bitari byoroshye sha rero ndabona uri stress ariko sibwo nabona karoze nabona uturoze stress ntizishire ya erega buriya iroze ndabona hateguye amaroza ngaho ufungura agashampanye rero tuganire. ihira ni kamera umva rwose oya ntabwo ari kamera so thank you kuri aka kantu yo welcome ntabwo nagaherukaga ariko urambwira ahantu amafaranga wayakuye narinzi ko nta mafaranga ufite nakuye mu ibafe yawe ahisho aseshere basi wafunguye champagne aho amafaranga nakuye n'icyo ubwo ndahita mbivamo ndahita mbivamo nose hari amafaranga yawe wabuze ntabwo ndareba ahantu hose niba yakuye mu ibafe mbwire mbite mbivamo ubivamo se ujya he sana hano ngufashe fungura tuma ubivemo ujya he ahisho ahubwo se mani ikibazo naho amafaranga yavuye okay bo reka manze nkwe basi niba nashira ko ngize icyo gitekerezo reka manze nkwe aho ari buturuke hose ubwo nyine nta kundi sana ngufashe champagne rero kera nari ndi umufunguzi wazo nakoshira kwiyemera ngiye kwiyemera nituritse se oya ntuturitse tabimena oya taza kubimena tabimenaho rwose nituritse reka nituritse oya shere hoya pe ikibazo nuko ndamena amatara yawe yo hejuru bambabarira wituritsa rwose ndakwingenze shere wituritsa wituritsa ibyo bintu abana basinzira utabakangura nose kuri kwizunguza irameneka shashi babarire pe 1 2 3 babarire shere ndakwingenze wituritsa ibyo bintu utangangurira abana 7 8 9 shashere waretse story 10 ukuntu wayifungura utayiturikije 11 reka ngerageze sibyo ngo nakoresheje uko nshoboye kose ngo abana be basinziriye tuganire ye baba we ntabwo nagaherukaga pe ntabwo nagaherukaga kubaza nuko ngiye kumena amatara yawe chandelier ni ngombwa se ngo gaturike champagne igomba guturika idaturitse ntabwo iryoha ariko shira urakangura abana please idaturitse ntabwo iryoha shangiye rero utangiye kunesha umutwe mungu wangu nanjye wateguye reka ngo serivi sibyo shamana gareba nk'ukuntu ubu uturikisha icyo kintu abana banjye bakangutse wagisubira kubasinziriza champagne nayo iryoshye fashe urabona ko ndi nararisutse ndi nararisutse mu kugira gute ngiye kwiyemera nararisutse muri champagne numva ndi muri stress ziri kugenda zigabanuka gake gake yo target kameze neza
kameze gate? Thank you kabisa. Thank you too. Kari kugera ku nyota. Nagakonjesheje kameze neza. Wanayiguze ushyira muri firigo? Nagakonjesheje. Ase ndakubwira iki kuri uyu munsi? Suba buri kintu mbwira. Njye mfite icyo kukubwira. Nyine nabonaga twese dusa nkaho tunaniwe. Twabyutse mu gitondo, twagiye, twagarutse, stress z'akazi nyine ukabona ntabwo nyine tukibona umwanya wo kwitekerezaho. Tegura umuganiro. Navuze ni njyewe rero kwa kaka cyane umusangiro. Sinzi ukuntu ndi bubyite. Navuze ni njyewe uyu munsi rero ubwo nabonye akanya nyine ko kubasha kuruhuka, reka negure nyine akantu nk'aka ngaka tuganire. Abana baryamye twongere nyine twitekerezeho tu ni muri urwo rwego. Ubwo rero thank you. You're welcome. Ubwo ngubwo njyewe reka ntangire nkubwire. Nyine muri iyi minsi ishize ni icyo waba nyine ntitwayemo neza ku buryo nakwikosora kugira ngo dukomeze kurushaho kuryoha. Bo so ndakibonara ko tuba twiriwe hano rimwe nkarara amazamu ubundi nkagira nkakora day nkahora nirukanka. Nta kintu na kimwe nabyo nta kintu pe kubera ko nase ko abana bameze neza nuko nasanga bimeze neza. Ikindi nkuko twabibwiye abantu iyo urabona abantu babana nkuko tubana nyine iyo ikintu kitari mu buryo iyo mpuye nacyo ngishyira mu buryo. Mu minsi yashize nigeze ntanga urugero nkibase n'ibitari mu nzira ndeshyira rero ntago ari ikintu cyuko umuntu yavuga ngo yabanye ngo ni kibi ngo ni iki. Urugo ni complementarity. Sheri njyewe ntabwo kunyumva. Gute se? Njyewe navuze ku giti cyanjye my dear friend. Ku giti cyawe? Nashobora ngo tuvuge ko ndi perfect. Gishake se nkibone? Uragira ngo ngihimbe? Nakuvuze ngo ngihimbe niba kidahari sava. Ubwo ndimo Sheri ni ukuri pe. neza. Sheri birimo neza. Kandi thank you. Urumva? Bito derode kabisa. Thank you pe. Njyewe wenda ntago hari uko mbivugiye kuri kamera nk'uko wabiteguye. Nzahora ngushimira. Sibyo? Thank you. Nzahora ngushimira kufatwa twavuga ko tugiye kwinjira mu rukundo tukagera ubwo urukundo turushyira mu bikorwa tukabana tugakora ubwo tukabana kugeza uyu muntu atanda cyagushimira. Thank you. Ikindi kirenze ibyo ubu ndacyaguhitamo. Thank you. Ikindi buriya kirenze n'ibyo buriya hari ikintu umuntu cy'ingenzi n'umuntu ari umumama yesira umumama ahantu hose. Buriya hari ikintu wenda ntakunda kukubwira ukuntu abana bacu bahora basa neza sibyo? Wenda mbona ukuvuga ngo hari igihe usanga nyine ukagera mu rugo ugasanga umumama asa neza abana ntibasa neza bamwe gusa neza sibyo? Ariko ugasanga abana bacupiye ivumbi ryabishe. Ubwo rero vraiment nkuko narindi kubivuga no gukomeza kuguhitamo nzakomeza nguhitemo kandi nabo hisemo. Thank you. Thank you. Naho ibyo bibazo byo ntabyo pe mu rugo nta ngeze neza ndishimye. Minsi yashize nakubwiye nti ati nge twari twicaye muri salo tumaze kurya ndakubwira nti iyo mwicaye nkabona abana muri aho turakina barangije kurya numva nishimye pe mbona nishimye mbona nshimira Imana ko basi mbafite buriya umutungo mfite mvuga ngo ahantu mu kiganiro cya mbere nabwiye abantu ndababwira ngo ahantu heza ho kuba ni mu rugo
utari mu rugo ntabwo wabona akantu nk'aka ubona mugani bimeze nk'amavuta y'amaminino ya yandi yamenetse ku bwanwa bwa Aroni sibyo okay ngereka nkubwire rero thank you rero you are welcome ngereka nkubwire njyewe nsigaye mbona ikintu ugomba guhindura ni ukugabanyamo gake ntugabanye iki sinzi ukuntu uzabigenza ariko nyine abana hari igihe bagukumbura ni ukuri pe sha nanjye umva niwe mpamvu njya ubona mpahamagara kuri telefone uzi ko ejo bundi nka Erika hari igihe tumara iminsi 2 ntamubona. Erika ejo bundi nyine yavuye muri dushe arambaza mama papa araza ndambwira nti araza ngo hashize iminsi 2 nyine ubona yabigezeho ikibazo urumva rero sinzi uburyo uzabigenza ariko sha ni ukugerageza nyine abana nyine bakakubona ntihangayiko se byisi ni ukugerageza gusa uko byagenda kose ni n'amahirwe wenda ko abana bagiye kujya mu kiruhuko wenda aho bizameze neza ariko yabyukaga nagiye cyangwa akagenda ntari nabyuka byose ugasanga nyine ni ikibazo kugerageza nyine ukabibaransinga muri iyi minsi vacances turaba turyoshye turatembera ahantu henshi ninjye uzaba ndi kumwe nabo nyine urabyumva nanjye nibikunda nakaka nakonje ariko tukabana ngaho tugira icyo tubwira abakunzi bacu rero abakunzi bacu ndababwira iki guys ndishimye kuri aka ka champagne sheri wanjye yanteguriye kamanze nsuke gake uretse manze nsukeho manze ngasuke mbone mbwira abantu ukuntu naryohewe baze kuzana abo tubahe uri hafi yaca hano mu rugo cyangwa agafata agakontakiti karahari tukazasangira aka kantu adusigira abana nabo bazabona ko banywa hejuru bataza dore basinze twarabyaye so ndishimye madamu yanejeje kandi ntago ari ubwa nyuma ahora anezeza sibyo ndishimye cyane uko biteguye ntabwo ntabimenye ariko icy'ingenzi ni uko numvise stress ese wumvaga nkuhamagara ngo uze kuvuga nagiye ikintu kimwe utekereza ntabwo nari kubitekereza ntabwo nabitekerezaga ariko nyine ngeze hano mbona umuteguro umeze nabi icyo nabwira inshuti zacu rero wateguye ariko ndanabashimira ko bakomeje no kudukurikirana by the way banakora subscribe ni ingenzi cyane tutabafite ibyo isomo ryawe n'intoza no kugushingiye wenda sinzi isomo wateguye ariko ngewe icya mbere ni uko nanyoye kuri champagne ubwonko twangiza akaganiro kari smooth so ibindi turaza kubiganirira nyuma ya kamera cyane mbongere rero ikintu isomo ririmo hano nashakaga gutanga ni irihe hari igihe nyine abantu twihugiraho ugasanga wabyutse wagiye watashye nyine ugasanga neza mu partenaire wawe mubuza akanya ko kuganira pe rero igihe nk'iki nyine umuntu ari disponible ntabwo bisaba igihe kinini cyane n'iminota 20 waruhuka mu mutwe kongera ukaganira n'umupartenaire wawe ibitagenda neza wenda ntabwo twabivuga byose imbere ya kamera ariko nyine ikintu nashatse kwigisha nuko igihe cyo kuganira n'umupartenaire wawe kiba ari ngombwa muri mwembi nimba mufite abana nyine uko ushoboye kose bakaryama kare ku buryo batari buze kuba disturbinga ngubu njyewe nakoze uko nshoboye kose mbikora kare abana nyine ndabategura bararyama ndavuga ni uyu mugoroba ngomba kuganira na my husband. Thank you. Ndabashimiye rero ku badukurikiye ikindi kandi ndagushimiye ko nawe wanyumvise nyine nabaye kare n'abaturebye bose Imana ibaha umugisha reka tubifurize umugoroba mwiza burije tugiye gukomeza ibiganiro
Bye. Bye. Bonne nuit. Merci. Kanjya gukuraho kamera. Naka kazazamo se? Sheri kanjya gukuraho kamera. Aho yewe. Kangureho kamera ubundi turebe ko natwe twaryama.